Dutangiriye ku mukobwa muto urimo gusabiriza. Umugabo w'umukire aramwegereye aca amafaranga yari amaze gusabiriza. Umukobwa ati have ndimo gushaka amafaranga. Wa mugabo amutera udufaranga hasi, aramubwira ati urashaka gukorera amafaranga menshi? Amafaranga akubye inshuro 10 ayo wari umaze gukorera? Umukobwa ati yego. Umusore ati ntabwo ndi gukina, ndashaka kugugira ikintu nkorera ubone kuguhamagara akazi. Umuhungu aramufotora ati rero jya mu modoka tugende nkwereka icyo nkorera maze nkaguha akazi. Wa mukobwa atoragura utwo dufaranga. Umugabo ati gira vuba, injira mu modoka. Ati kandi ntugire ikintu ukoraho, injira vuba se, injira ndakuguze. Umugabo afunga imodoka arakebaguza maze yerekeza mu modoka ajya ku mwanya wa shoferi aratwara. Wa mugabo yajyanye umukobwa hakuno atangira kumwitaho, bamutera icyangwe, asa neza ndetse agaragara neza. Aramubwira ati hindukira ndebe. Yitegereza k'agafoto yamufotoye ubwo yasabirizaga, anitegereza ubwiza bw'uwo mukobwa, hanyuma ashimira uwamwitayeho wari umaze kumwambika no kumutera make-up. Wa mugabo ati gira vuba tugende mfite icyo uri bunkorere. Ati akazi kawe ni ukwangiza ubuzima bw'umugabo. Ati tugiye mu kirori cya fundraising. Ati uwo mugabo urasangamo businessman witwa Stones, icyo nshaka ni ukumwangiriza ubuzima. Umukobwa ati uwo mugabo se ninde? Undi ati ntacyo nkubwira, uyu icyo uri bukore gusa ni ukumusoma, ukamusoma cyane nk'aho mukundana kandi mufitanye byinshi muhuriyeho. Ati ngenda afata amafoto yanyu maze nurangiza ako kazi ndakwishyura wigendere, nawe nyine nanjye nigendere. Ako niko kazi nguhaye kandi urumva ko ari ibintu byoroshye. Akomeza guterana amagambo. Undi aravuga ati, umukobwa aravuga ati ndabyanze sindi bubikore. Umusore akomeza kumuhatiriza ati urabizi ko uri homeless, ntaho ugiraho kuba uri umukene, ndakwitaho ndaguha byose ndetse ndagukora ibishoboka byose, ariko ukunkorera icyo kintu cyoroshye. Atana amafaranga yoroshye kugenda ugasoma umuntu gusa ubundi ukigendera. Umukobwa n'umugabo bakomeza guterana amagambo. Wa mugabo akuramo isaha ayihereza umukobwa, n'isaha y'agaciro atakira, basi icyo kiba ikimenyetso cy'uko ndi bukwishyure kandi iyo saha uyitware burundu. Umukobwa ati oya sinyishaka. Umusore ati yifata rega nayiguhaye ni yawe kandi urayikorera. Undi ati ndaba nkutegereje muri resitora uraza kuhansanga. Umukobwa bika ya saha ariko arimo kwiyumvira, asa naho afite ikidodo ku mutima. Igihe cyarakomeje binjirana muri resitora. Umukobwa atangira kubika uturyo mu gasakame yari afite. Umusore ati have winsebya, garagara neza nyine nkaho umenyereye ibirori by'abakire kandi kuri umuntu wiyubashye. Winsebya ati wifatisha amaboko yombi icyo gikombe, icyo kirahure fatisha ukuboko kumwe urimo kunsebya. Atiga kwitwara gisirimu kuko n'uwo mugabo ni umusirimu ugiye kwangiza. Ati reka duhere hano, uragenda kuri Stones, kuri wa mugabo witwa Stone umusome, ubundi bigaragare nkaho nyine musanzwe mukundana. Ngenda afata ifoto ndibyo gusa uri bunkorere, ubundi nkagukubita kashe zawe ukigendera. Umukobwa yawe akomeje kubaza uwo mugabo ati se Stones ni muntu ki? Bakiri aho ngaho kuri stage bahamagaye Stones. Aho umukobwa atangira nyine kubona Stone. Undi aramubwira ati dore Stones nturiya kandi nawe uri busome. Stones aratangira ati ni by'agaciro. Ati mu kwezi gushize twabashije gukusanya 20,000 byo kugurira abakene n'abantu batagira aho kuba, tubagurira imiti, imyambaro ndetse naho gutura. Ati fondasiyo yacu irakomeje gufasha abantu batishoboye kandi badafigira aho baba. Ati rero turizera ko uyu mwaka bizagenda neza kandi tugakomeza gukusanya amafaranga menshi yo gufasha abakene. Ati rwose ni by'agaciro. Ati iri joro turi buhembe umuntu witwaye neza ndetse abashije no gukusanya amafaranga menshi, murakoze. Mr Stones arigendera. Wa mugabo aramubwira ati abwira umukobwa ati urimo kujya he? Kwikiraka cyawe aribwo kigezweho. Ati ibyo twasezeranye urabyibuka? Kurikira uriya mugabo urabyibuka, ariko niwanga ndavuga ko wanye ibyo saha ndetse ndanagusebya ko nyine uri umutindi kandi uri umukene. Ati ndagusebya kandi ndagufungisha.
ati ndavuga ko wanyibye ndetse ko watwaye n'amafaranga yanjye. Ati se ubundi iyo kanzu nakuguriye ufite amafaranga yo kuyinyishyura? Ati se make-up nakoresheje ndetse n'ibindi byose nakoresheje ufite amafaranga yo kubinyishyura? Niyo mpamvu ugomba gukora ibyo nakubwiye, nutabikora ndagufungisha kandi ubuzima bwawe bwose buzaba akaga, buzaba ikibazo, uzapfira muri gereza kubera ubwo ubugoryi bwawe. Amafaranga naguhaye ni amafaranga yo gukorera mu bintu byoroshye, kubera icyo utabikora. Wa mukobwa asa n'uwiyumvira gatoya, afata agafurari agakubita mu ijosi, hanyuma aregera, agenda atagenda neza kubera kutamenyera kugendera mu nkweto. Wa mugabo asigaramo akantu. Wa mukobwa ku bushake atera agafurari afite agatera hasi, ageze imbere ya Stone. Ubwo babona uburyo bavugana. Stone ati utaye akantu, arakamuhereza. Ati izina ryanjye nitwa Peter Stones. Umukobwa asa n'uwiyumvira ati nanjye nitwa Louise. Batangira kuganira, ikiganiro kiryoshye. Ati se muko ukora iki? Umukobwa ati nta kazi ngira, ni jobless, ndimo gushakisha. Ati nta kazi ntari nabona. Umugabo ati ati njye mfasha rero abantu batagira aho baba. Umukobwa ati ibyo ni byiza rwose, ugira umutima mwiza. Undi aravuga ati uyu buryo mu tuntu twose dufite twadusangira n'abandi, niyo mpamvu nyine nashinze iyi fondasiyo kugira ngo mbashe gufasha abantu batishoboye, abantu bakene. Umukobwa ati natekerezaga ko abakire batajya bavubuka nta kintu bajya batanga. Undi ati oya, burya ni ukwibeshya, atitegereza. Atitegereza ibyo bakora. Ati reba, ati njye nitwa Peter Stones, mfasha abantu badafite aho baba, abantu bakennye badafite icyo kurya. Ati witegereje neza nyine ibintu bikorwa n'umusaruro by'ibyo twagezeho. Umukobwa atangira kwibona mu ifoto, ariko agishaho umugabo kugira ngo atamubona akamumenya. Ati burya mufasha abantu batishoboye. Ati ni byiza rwose. Ati ni byiza. Ati ni iby'agaciro. Ati rwose. Wa mugabo akomeza kuhatiriza wa mukobwa ari hakurya. Ati ariko musome. Wa mukobwa asa naho amwegereza nk'atokowe. Arangije ati ntukora Stone we. Stone akomeza kwitegereje mu jisho, aramwegera agiye kumutokora. Wa mukobwa aramufatira aramusoma. Cya gisore hirya kirafotora. Hanyuma rero cyegera Stones kiti ndakubonye. Kitiye umufata abakobwa ukamufasha, warangiza ukabateta ukamukagenda mukaryamana. Ati urabona ko uyu mukobwa ari homeless. Ati witwaza kumufasha hanyuma ukabajyana mukaryamana mukagirana love affairs. Ati ndaje nkuta amazi. Ati icyo nshaka no kuva ku mwanya w'ubuyobozi, ubundi iyi foto nkayihanagura burundu. Ati rero mu gihe utaravaho ndagutamaza ye. Ati ndagusebye izina ryawe ndaryangiza. Wa mukobwa agwa mu kantu. Stones ati ntacyo bintwaye, kora ibyo ushaka. Ati Imana niyo mucamanza. Ati icyo wakora cyose Imana itabishatse ntacyo naba. Cya gisore gikomeza guhatiriza kiterega ndagusebya nutava kuri uwo mwanya uveho umusimbure. Stones ati ndambiwe ubwo bugoryi bwawe. Ako kanya Stone baramuhamagaye ngo aze gutanga igikombe. Ati najya kuri stage nk'umuntu nyine wari uyoboye iyi fundraising yo gufasha abantu batishoboye. Stone yabwiye cya gisore ati rwose n'ubutagira icyo wihindura ngo witwararike ndaza nkwirukane. Wa mukobwa ati ibi ni ibyo ukoze kuri mugabo, ibi ni ibyo ukoze kuri mugabo ari umuntu mwiza. Stone yakomeje kujya gutanga speech kuri stage. Yageze kuri stage banamukomera amashyi kubera ibikorwa by'ingenzi yari aziho byo gufasha abantu batishoboye. Yaratangiye ati ladies and gentlemen, ati uyu munsi ni umunsi w'agaciro, tugiye gutanga igikombe dushimira abantu bagize iby'agaciro muri kampani yacu. Cya kigabo kiraza, cya gisore kiraza kitarega reka dushimire, kitareka muvuga akantu gatoya, reka dushimire director wacu Mr Stones kubw'ibikorwa byiza yakoze. Yatabikora ntitwari kugera aha, ndetse yakoze byinshi byatumye nyine fondasiyo yacu itera imbere tugafasha n'abantu benshi. Hanyuma rero mu mumpera amashyi. Atariko mwitegereze kuri screen inyuma yacu. Ati murabona afasha abantu bari homeless, yarangiza akagenda akabatereta agasomana nabo. Ati aya ni amafoto twafashe. Ati mfite n'ibindi bimenyetso byinshi bigaragaza ko Mr Stones ari inkozi y'ibibi. Ati mumufate. Mr Stones ab'umutekano baramufashe baramujyana bamuta muri yombi muri rusange. Hanyuma bamuhagarika hariya. Cya gisore kiti mfite n'ibindi bimenyetso rega.
mfite n'ibindi bimenyetso bigaragaza ko Stones atarengana. Ati n'umukobwa yafatiranye agashaka kumusambanya ari hano. Naze rero zamuka rwose utange ijambo ugira icyo uvuga Louisa we. Louisa baramuzamura kuri stage. Ageze kuri stage kiramubwira kiti mu mutwe kimwongorera, babwire byose, babwire uko bimeze, ndaguhindura umwamikazi, ndakwambika zahabu na diyama. Wa mukobwa n'ikiniga cyinshi yegera mikoro, areba cya kigabo gatoya, arangije aravuga ati mwese ndabasuhuje, izina ryanjye nitwa Louisa. Ati naje hano gutanga ubuhamya bw'umugabo w'umukire washatse kumfatirana. Yankuye ku muhanda aho nari ndimo gusabiriza, aramfatirana. Yaketse ko amafaranga ye ashobora kunkoresha icyo yifuza. Yansezeranyije amafaranga menshi no kumuha ibintu by'agaciro. Ati ibyo byose bikora kubera ari umukire, atakumva nyine ko kuba ari umukire yabasha gutsikamira homeless nkanjye. Ati ibyo byose izina rye ni Jacob. Izina rye ni Jacob. Jacob ubwo ni wowe wundi wari wamuhaye ikiraka. Tugize ngo iki? Ni Jacob. Ati yego mvuze neza. Ati izina rye ni Jacob, yashatse ko nangiza izina rya Stones. Ati ampa amafaranga menshi. Ati subirana amafaranga yawe akigoryo. Stones ariyumvira ati mugende mumufate. Jacob yegera mikoro ati uyu mukobwa arambeshyera. Umukobwa ati ntabwo mubeshyera. Ati murebe mu modoka ye murasangamo ibintu byanjye nimwo biri. Ati kandi mwitegereze n'igikanzu murasanga amafaranga yiguze yavuye kuri konte ye. Stones aregera mikoro ati urakoze Louisa, ibyo birahagije. Stones ati ati reka dushimire Jacob rega n'umuntu mwiza, abashije gutanga muri fondasiyo yacu ikanzu ayihawe muresi dusanzwe dufasha. Ati mumushimire umukomera amashyi. Hanyuma Jacob akomeza ko Jacob nibamutware. Hanyuma Stones akomeza gushimira, abwira umukobwa ati wowe tugende. Ubwo Jacob baramutwaye. Hanyuma Mr. Stones nawe umukobwa Louisa baza kuganira muri resitora. Ndaramubwira ati ndagushimira wanyijije. Ati ubuzima bwanjye wabutabaye. Louisa azunguza umutwe ati oya, ati ahubwo mbabarire, ati ko mba nahakaniye kiriya kigabo sinze nyine mu kirori, ati gukora biriya byose. Stones ati oya, ati iyo uvuga oya aba yashatse undi, kandi undi ntabwo yaragiye umutima nk'uwawe. Ati rero ndagushimira kubera ko uri umuntu w'umunyamutima kandi ufite conscience. Ati nakomeje kubitekerezaho, ati nasanze ari ahantu nkuzi. Ati kano gafoto se buriya si akawera? Umukobwa asa n'ukozwe n'isoni ati nakanjye ngo ni njyewe. Stones arakomeza ati nyamara naguha akazi. Ati mfite igitekerezo cyiza. Ati nifuza kuguha akazi ukaba manager w'imwe muri charite cyangwa se kimwe mu kigo gifasha abantu dufite. Ati ndabona wavamo manager mwiza. Umukobwa ati oya, ati si ibyo birashoboka, turimo kwikinira. Stones ati ntabwo ndimo gukina, naguha akazi. Ati kandi nabonye ushobora gufasha bagenzi bawe bari homeless ukabafasha ndetse ukabayobora neza n'icyo kigo kigatera imbere. Ati rwose nguhaye akazi. Ati iyo no mahirwe n'uburyo bwiza bwo kugushimira byose wankoreye. Umukobwa yemera akazi. Ati ndabyemeye. Stones ati rero kaze mwe muri timu. Ati kaze dusangire akazi. Nuko byarangiye.